Nubwo gahunda yo kugeza amazi kuri bose ikomeje, hirya no hino mu mujyi wa Kigali hakunze kugaragara ikibazo cy'ibura ry'amazi, ndetse hamwe na hamwe bigaragara ko imiyoboro y'amazi itarahagera neza, ariko naho yageze ugasanga aboneka rimwe na rimwe. Hari ibice kandi bitigeze bibona imiyoboro ibagezaho amazi meza, birimo ibigenda bitugwa cyane. Aha twavuga nko mu bice bya Ruhangare, Rudashya na Bwiza ho mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, aho abaturage baho bavuga ko kubona amazi bibasaba gufata urugendo rurerure. Aka gace ikintu cya mbere dukenye amazi agarukiramo hepfo, kandi twe tujya kuyazara mu misozi hirya, aracyarimo akagendo, ntago biragenda neza. Urabona nk'ubu tugiye kuvoma amazi, hano kuyabona aratugora, amazi aracyari kure, ntago aratugeraho, kujya kuyazana no ni mu misozi. Abaturage bose ubu ni ukugura ku igare, cyangwa tugakoresha igihe imvura yaguye tugakoresha imireko. Hano umuturage ukeneye amazi ipara igura kuri 300. Urumva kuri 300 ayo mafaranga ni menshi urebye. Niyo mpamvu rero twifuza ko nyine tugize amahirwe tukabona amazi, byaba birakarusha. Aya muri agace n'amazi arageramo. Umukire nawe nyine aravomesha, cyangwa agashyiraho imodoka ikamuvomera, agashyira mu bigega nyine. Turi kugenda nijoro, turagenda nta kibazo cy'impungenge tuba tubona. Igisigaye no gusaba amazi. Yaravomesha yose yayakura, ariko nyine aka gace ka ruguru nta mazi ahari. Amazi yaho mbona bayavoma abantu baho bagoye, bayabona bavunitse. Ko bayavoma hasi mu Burunga, bayazana hano za mu Rudashya na Bwiza. Ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda WASAC Group gitangaza ko hari ibikorwa byo kwagura inganda zitanga amazi zirimo Nzove na Karenge mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi. Bimenyimana Robert, umuvugizi w'ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura, yabwiye Isango Star ko n'ahatari imiyoboro izahita ishyirwaho harimo n'igice cya Ndera. Muri gahunda rero yo kwagura uruganda rwa Nzove harimo na gahunda yo kubaka imiyoboro igera ku bafatabuguzi bacu, kuko nk'iyo urebye muri icyo gice ubundi ni igice kitari gituwemo n'abaturage benshi, aho imyubakire yaje iza yihuse muri icyo gice cya Ndera na Gasogi, bituma imiyoboro mito yahageraga itabasha guhaza abahatuye. Ariko hari gahunda yo kwagura imiyoboro ihari, hagashyirwamo imiyoboro koko minini ijyanye n'igihe tugezemo. Icyo gice rero mwabonye nacyo kiri mu bice nabyo mu rwego rwo kwagura imiyoboro ikura amazi ku ruganda rwa Karenge, naho hazagerwaho hongerwe hashyirwe imiyoboro minini ishobora kubagezaho amazi. WASAC Group yemeza kandi ko ingano y'amazi akenerwa muri Kigali n'ingano yayo bahabwa idashimishije, ari nayo mpamvu hakunze kubaho isaranganya rituma hamwe na hamwe babura amazi. Iki kigo kikizeza abaturage ko uruganda rwa Karenge ruri kwagurwa rwahora rutanga metero kibe 12,000 ku munsi, uruganda haruzongera ingano ingana na metero kibe 36,000 ku munsi, bityo zikabaha metero kibe 48,000 ku munsi, ibizatuma ikibazo cy'ibura ry'amazi kigabanuka. Muri gahunda ya leta, WASAC igatangaza ko mu mwaka wa 2029 abanyarwanda bazoba babona amazi ku rugero rushimishije. Thierry Vendayishimiye, Isango Star, Kigali.